iyo umaze kudownloading iyi application cyangwa se numara kudownloading iyi application, ikintu uhita ukora kugira ngo ushyiremo izo fayile nabahaye, uhita uza muri WhatsApp yawe, uraza muri WhatsApp yawe uhita ugera muri ya groupe, urabona yuko ari ngaha. Noneho wowe ikintu uhita ukora, uraza ugakanda ku izi fayile nabahaye, izi ngizi zose bitewe na simukadi ukoresha. Niba ukoresha 073 ubwo urahitamo iyi ngiyi ya Airtel, niba ukoresha 072 urahitamo iyi ngiyi, niba ukoresha 073 urahitamo niba ukoresha 073 urahitamo iriya, ahubwo niba ukoresha Mango urakoresha iyi ngiyi 077. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukigera hano muri groupe, ubwo application ya My5 Pro wamaze kuyidownloading, uhita uza ugakanda kuri niba wenda tuvuge ngiye nkoresha Airtel, urahita uza ukande ahangaha kuri Airtel ukandeho. Noneho numara gukandaho urakandaho gutya, urebe ikintu hagiye guhita bakwereka. Twahakanze, iyo ukanzeho bahita bakwereka boro imeze gutya. Noneho wowe nta kintu uhita ukora, uraza gutya, urabona ko ahangaha bakweretse amapplication menshi, bakweretse Phoenix, uraza ukongera ugatambikisha gutya gutya. Ni ukuvuga ngo uko mbona byanze uko buretse gatoya tubikore, byari bipfuye, ariko iyo ubonye bimeze gutya, iyo bibaye gutya uhita uza ugakanda hano, mbese urusikororinga utambika, utambika gutya gake gake. Uba kubyambika ugashaka ya app, uratambikisha ugashaka ya app. Urabona ko ngiye My5 ari iyi ngiyi hano. Ubwo urabona ko ahangaha hariho ngo just once na always. Ubwo wowe ushobora no gusanga iri mu izi za mbere, urahitamo iyo application yitwa My5 Pro. Noneho uhite uyikanda, iyo ukimara kuyikandaho uhita uza ugakanda aha hasi just once cyangwa se always, ariko ibyiza wakanda aha. Noneho iyo ukimara kuhakanda urategereza bikagenda bikarodinga, urategereza ako kanya bihita bifungukira muri ya application wadownloadinze. Urategereza gatoya, urabona ko bahita bakubwira ngo config exported. Iyo ugeze aha rero ukanda, urabona yuko fayile iba yagezemo. Fayile dore ngiyi, irabura iminsi 5 kugira ngo irangire. Fayile dore ngiyi, urabona ko ari ngiyi hano. Wowe icyo ukora rero iyo yamaze kujyamo gutya, nta kindi kintu uhita ukora, uhita ukanda start. Uhita ukanda start, fayile igatangira gukora neza cyane. Murakoze, mubigerageze mwandike niba byakunze kugira ngo dukomeze tugendane.